Ai mukunzi wanjye we tega amatwi ngira icyo nkwibariza kuki imyaka ibaye myinshi cyane kandi uvuga ngo urazavuba dore rwose naragutegereje kandi narihanganye none amaso aheze mu kirere mukunzi wanjye bimeze bite ewe mugani wanjye we ntabwo natinze wibuke ko nagutanzeho byinshi humura ntabwo nzakureka hari ibyo nkigutegurira kandi ntabwo nzakubabaza shaka kukunezeza kandi nzaguhanagura amarira warize yose nzayaguhoza shaka kukunezeza kandi nzaguhanagura dore ibyago namba kuba nagize ibyo byanteye umubabaro maze nakibuka ibyo wambwiye nabyo bigatuma nkukumbura urukumbuzi n'ibibazo Yesu we nabyo bikantera agahinda bigatuma ndira amarira mukunzi wanjye ngaho ndengera yewe mugani wanjye we ntabwo natinze wibuke ko nagutanzeho byinshi humura ntabwo nzakureka hari ibyo nkigutegurira kandi ntabwo nzakubabaza shaka kukunezeza kandi nzaguhanagura amarira warize yose nzayaguhoza shaka kukunezeza kandi nzaguhanagura nahuye na byinshi bikomeye kandi bindusha imbaraga ureba mana we biranyukanyuka ndabyumva ndarira muri uwo kumuza none se mukunzi wanjye we ko nibuka ko wirahiye uvuga ko utazambabaza iteka none se ubu urateganya iki yewe mugani wanjye we ntabwo natinze wibuke ko nagutanzeho byinshi humura ntabwo nzakureka hari ibyo nkigutegurira kandi ntabwo nzakubabaza shaka kukunezeza kandi nzaguhanagura amarira warize yose nzayaguhoza shaka kukunezeza kandi nzaguhanagura ibibazo wagize byose nzabitibagiza